Tariki ya 30 Gicurasi duhimbaza abatagatifu Feligisi Papa n'uwahowe Imana, Ferdinandi umwami, Emilia umupfakazi, Yohana wa Arika umubikira, Palatini uwahowe Imana, Matiyasi Murumba uwahowe Imana, Nowema wa Gali uwahowe Imana. Turahimbaza mutagatifu Yohana wa Arika umubikira wahowe Imana, yabayeho ahagana mu mwaka w'1412 kugeza mu 1431. Mutagatifu Yohana wa Arika yavukiye i Doremi muri Lorraine mu Bufaransa. Ababyeyi be bari abahinzi b'abakene. Yohana wa Arika yaragiraga intama z'ababyeyi be. Kenshi marayika Mikayeli na mutagatifu Gatarina baramubonekera, bamutegeka kujya kwirukana abongereza bari barigaruriye igice cyiza cy'Ubufaransa bakigira nabi imyaka myinshi. Yohana yumvaga ubwe ko atabishobora, murabyumva, ariko rero yemera kumvira itegeko ry'ijuru. Nuko aragenda asanga umwami w'Ubufaransa Karoli wa karindwi. Yohana yari atarigera amubona. Bose ibyo bari babizi. Umwami yumvise ko uwo mukobwa aje avuga ko yoherejwe n'Imana gufasha Karoli gukiza Ubufaransa, ashaka kureba niba koko Yohana ari intumwa y'Imana, yambara nka rubanda iye y'ubwami ayihundi, agira ngo Yohana ubwe aze gufindura umwami no kumwibwira. Yohana wa Arika agitunguka ariko ahamagara umuntu wese mu izina rye bwite. Abwira Karoli ati, wiyoberanyirije iki? Ni wowe mwami. Karoli wa karindwi ntiyabagishidikanya ko ari Imana koko imwohereje kumufasha kwirukana abongereza mu Bufaransa. Nuko amugira umugaba w'ingabo. Yohana yirukana koko abongereza, yimika kandi Karoli wa karindwi mu birori bikomeye. Imana ariko iyo imaze kudukoresha umurimo idushakaho ugashoboka, kenshi twereka ko turi ubusa, ko ntacyo twashobora itabishatse, nubwo ishaka kuba ari twe ikoresha ibyiza ikora munsi byose. Kuri Yohana wa Arika niko yagenje. Yabaye intwaro Imana ubwe yakirishije Ubufaransa. Bumaze gukira, iyo ntwaro yari yageneye icyo nta mumaro wundi yari ikimufitiye. Imana ariko yagombaga guhemba intumwa ye Yohana, kuko yari yatumitse neza ubutumwa bw'ijuru, kugira ngo bizabe ingororano y'ubutwari kabiri. Imana ishaka ko Yohana aba umumaritiri. Nuko Imana yemera ko Yohana afatwa n'abongereza. Bamwica bavuga ko yanze kwemera ko ari umupfumukazi wa shitani, ko yemeza ko ibyo yakoze yabigize ku itegeko ry'ijuru. Bo ntibabyemera, murabiruzi. Maze bamutwikira i Rouen mu Bufaransa, kuko icyo gihe abatsindwaga kuba abihaye shitani ariko babicaga. Kiliziya yemeje ko Yohana wa Arika atari yitumirije. Umupapa wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu n'icy'abamaritiri b'ababikira ni Benedikito wa 15. Turahimbaza kandi mutagatifu Matiyasi Murumba witabye Imana mu 1886. Matiyasi Murumba akiri umwana yaguzwe mu bacakara, nuko yinjira mu idini ry'Abayisilamu. Nyuma yavuye mu idini ry'Abayisilamu aba umukristu muri Kiliziya y'Abaprotestani. Aho amenyaniye ariko n'abihaye Imana b'Abagatulika, yavuye mu Baprotestani aba umugatulika. Yabatijwe ku itariki ya 14 Gicurasi 1882. Matiyasi Murumba ubusanzwe wari umuntu wikunda kandi uhubuka.
Iyo batisimu yamubivyemo ukwemera kudasanzwe. Kuva ubwo anyura ukubiri n'ingeso mbi zose. Atangira kubanira neza bagenzi be, akicisha bugufi kandi akubaha bose. Ubwe agafata isuka, akaja mu murima, agakubitiraho no gukora n'indi mirimo yindi yo mu rugo. Byari ukwicisha bugufi cyane muri icyo gihe ku muntu w'umugabo, kubera ko iyo mirimo yari igenewe abagore. Iwe yari yarahubatse kiliziya nto, aho yihereraga wenyine asenga cyangwa ari kumwe n'abandi. Niho yigishirizaga gatigisimu. Igihe umwami Mwanga atangiye gutoteza abakristu, Matiyasi Murumba yamaze ku ngoyi iminsi 3, bamwica ku itariki ya 30 Gicurasi 1886. Mutagatifu Matiyasi Murumba kiliziya yamugize umuvugizi w'abayobozi n'umurinzi w'ingo za gikristu. Turahimbaza kandi Mutagatifu Nowe Mawagari wahowe Imana mu 1886. Yabatijwe ku itariki ya 1 Ugushyingo 1885. Yafatiwe mu rugo rwa Ruka bana Bankitu, yaje kuhategerereza abandi bakristu. Yumvise urugo rwa Ruka rwagoswe, arasohoka. Abishi nabo bamubonye bamwirohaho n'amacumu, bategereza ko yahakana ngo ahakana Imana, baraheba. Nowe arababwira ati, ikibaharanye ndakizi ni amatungo, nimujyane ntimugire icyo musiga, n'uyu mubiri ntimuwusige. Icyo mbahakaniye ni roho yanjye neguriye Imana. Akimara kuvuga atyo, bamuhurizaho amacumu, baramwica. Mbere y'urupfu rwe, Nowe Mawagari yari yarabwiye mushiki we Mukanu ati, twese umwami yaradutanze ngo batwice. Wowe rero umurage ngusigiye ntuzatezuke ku bukristo. Bamaze kwica Nowe, Mukanu yagiye kwireka abo bicanyi ngo nawe bamwice. Banze kumwica, ahubwo umutware wabo ashaka kumugira umugore. Mukanu akomeza kubinginga ngo bamwice, ngo kuko adateze kureka ubukristo. Nuko aho bigeze baramwirukana, aragenda. Amaze guhabwa batisimu, Mariya Matilda Mukanu yabaye umubikira, yitabye Imana mu 1934. Mutagatifu Nowe Mawagari kiliziya yamugize umuvugizi w'abakozi, abanyabukorikori n'abakora amashusho. Tuje tuvuga muri byose tuti, imirimo myiza kandi ikwiye iyo ari myinshi habanza uw'Imana, kandi aba ari byo dukurikiza. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Roma turahimbaza Mutagatifu Feligisi Papa n'uwahowe Imana. I Cesare ya Kapadosiya turahimbaza Mutagatifu Emilia n'umugabo we Bazili. Bombi nibo babyeyi, ni ukuvuga se na nyina b'abatagatifu Bazili mukuru, umwarimu wa kiliziya, Geregori wa Nise, Petero wa Sebasti na Makirina w'umubikira. I Seville muri Hispania turahimbaza Mutagatifu Ferdinandi umwami. Yitabye Imana amaze kwirukana abayisilamu mu gihugu cye abatsinze. Kuri Antioche turahimbaza abatagatifu Palatini na Sikusi abahowe Imana. I Roma turahimbaza Mutagatifu Ana Maria Tayigi, yari umukristokazi washatswe n'umugabo w'umwaga ariko bagakundana. Babyaranye abana benshi. Maria Tayigi yabonekerwaga kenshi, Imana ikamumenyesha ibizaba bidashoboka kumenywa n'undi. Yanditswe mu gitabo cy'abahire b'ijuru ku itariki ya 20 Gicurasi 1920. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André
Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.